iyi minota 10 tugiye kwiganiramo iki amaze kubona ikarita y'umutuku Rukundo Abdulrahman Papley ikipe ya Rayon Sport yabaye oblige gukinira inyuma byabaye ngombwa ko uwo bita Basane wakinaga satirizamu bamusimbuje uwo bita Omar Nying hari ku munota 86 yego ikipe ya Police Football Club yabonye uburyo bw'igitego bwiza abakinnyi bazamukana umupira uwo bita Musanga Henry ari kuri umupira ushyira mu izamu rya Rayon Sport umuzamu rwose umupira wamurenze uwo bita Omar Nying sinzi aho yaturutse Imana imuvugiyemo arasimbuka umupira awukuramo uri mu izamu mo hagati awukubita kuri poto urasohoka bwari uburyo bw'igitego noneho kigomba kugombora ku ruhande rw'ikipe ya Police Football Club umukino bigahinduka nko muri live score bamaze kucyandika ko ari kimwe kuri kimwe nk'abaterwaga match bareberaga kuri live score barabonye ko bamaze kwandika kimwe ariko ubwo wenda iki gitego rero cyateje impaka naha tugiye kuganira mbere na mbere abafana kiba igitego ryari kuki kitemewe yego abafana bakeneye kumva verisiyo yacu nk'abanyamakuru kuko dusoma byinshi ahari kubarusha tunakurikira amategeko ahari kubarusha kuko twe niko kazi kacu bakeneye kuva muri iyo incertitude bamenye se ni igitego ntabwo cyari igitego mu mupira ugezweho aho batembere bakoresha ikoranabuhanga riri semi automated cyangwa se automated nka goal line technology igitego ubundi igitego kiboneka mu buryo butatu kwizigira mbere na mbere umupira urimo uragendera ku bwatsi umusifuzi ashobora kubona ko igice kinini cy'umupira cyarenze cyose cy'umupira wose warenze umurongo icyo gihe agasifura igitego ayibonesheje amaso umupira ugendera ku bwatsi utembagara ku butaka umupira uri muri space mu busa muri vacuum mu busa kugira ngo igitego umusifuzi akibone akemeze umupira ugomba kuba wakabakabye ku nshundura ni nayo mpamvu inshundura baziverifiya mbere y'umukino kugira ngo umupira udaca mu rucundura ntukoreho bakawusanga hanze y'izamu bakavuga ko hari kitabaye igitego ko urucundura nirwo rugaragaza igitego umupira uri muri espace hejuru mu kirere utakoze ku rucundura nta mpamvu nimwe umusifuzi yagenderaho yemeza ko ari igitego biragoye kubera ko uriya mupira wakubise ku mutambiko w'izamu ugaruka muri espace Omar Nying ajya kusova akora sauvetage awukuramo so umusifuzi mu buryo bw'ijana ku ijana yagomba kwemeza ko atari igitego malgré ya reclamation z'abakinnyi ba polisi yego ikintu cyane cyashobora gutuma uriya mupira w'igitego niyo iriya sauvetage ikubita umupira ikawujyana muri file ugakora muri file ugakaba muri file sino ntabwo gishobora kuba igitego ahantu honyine hashobora gutanga amahirwe y'igitego ni igihe twari kuba dufite goal line technology ikajya muri espace igaca umurongo muri espace mu busa ikerekana ko muri espace umupira wari warenze wa murongo sino icyo kirasobanutse nta kindi gishoboka ari ikindi cyabaye muri uyu mukino umusifuzi Celestin ndetse n'umusifuzi wa kane Moise bongeyeho iminota 5 y'inyongera uwo bita Celestin umusifuzi hagati mu kibuga arangiza umunota umukino ku munota wa 4 n'amasegonda 11 abakunzi ba Police Football Club n'abandi bose nyine birumvikana batashaka ko Rayon Sport batifuza ko Rayon Sport itsinda umukino baraburana bavuga bati umusifuzi yarangije umukino amasegonda 49 yashobora kuba yabyara ikindi kintu kuko tubizi ko nyine ko football ni segonda rimwe rirakonta reka tubijyemo mu buryo bwo kwibaza ibibazo nakubwiye ko nge nagerageje gukonsulta abasifuzi bambye batekereza kuri iriya incident ninde muntu umenya ko iminota irangiye cyangwa itarangiye yego n'umusifuzi kubera ihe mpamvu televiziyo biriya bimaritse kuri televiziyo ntago bigira accuracy kubera iki abari muri aberekana umupira kuri televiziyo cyangwa bagaragaza ku ma live score bagaragaza iminota yongera bagatangira countdown yo kwibara iyo bayizamuye sibyo yego abasifuzi bo rero umusifuzi uburi hagati mu kibuga kimwe n'umusifuzi wa kane ngo communication y'iminota igenda gute waruzi ko bishoboka ko wenda nko mu buryo bwo gusimbuza abakinnyi iminota 90 ishobora kurangira irangiye umusifuzi wo hagati ahagarika isaha sibyo ahagarika isaha kugira ngo atangire countdown y'iminota y'inyongera none ngo hari situation ishoboka baravuga ngo
match ishobora kuba minota 90 yarangiye umusifuzi kwerekana iminota agatinda kumanika kubera wenda kurangarira amaramparasoma n'ibindi or umusifuzi hagati yo ku minota yarangiye atinda byandika hari ukuntu byandika kibesha kandi mu kibuga match ntihagarara mu kibuga match ntihagarara aba yakanze isaha yayihagaritse agatangira kubara iminota y'inyongera mbere yuko bayerekana urumva iyo scenario bakavuga ngo rero Celestin na communication n'umusifuzi wa kane niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kwemeza ko umukino urangiye. Birashoboka ko ashobora kurangiza ukabona yakererewe niho bituruka ukabona iminota iprolonge cyangwa se akayirangiza mbere bitewe nuko umusifuzi wa kane yatinze kwerekana iminota y'inyongera. Ashobora kwerekana ku munota 90 n'amasegonda 50 cyangwa se ku munota 91 akaba ari bwamanika umusifuzi hagati isaha yabamaze kuyikanda yatangiye kwa iminota y'inyongera. So ibintu byo kuvuga ngo babonye ngo kuri televiziyo ngo screenshot ya televiziyo ntabwo biri accurate mu kubara iminota ya match. Nta n'ikindi kintu na kimwe kiri accurate na za live score usibye isaha y'umusifuzi hagati mu kibuga. Indi version igomba kuza kuri iyi ngingo, Lorenzo ejo turi muri stade ndimo ndogeza n'umupira nari ndi kumwe na Ruvuyanga ubundi bari bavuze ko hajyaho iminota 4 y'inyongera. Nine batanze niyo bamanitse niyo yari yanditse kuri cya gitaburo handi twe turimo turogeza umupira narabibonye ndabibona narabivuze kuri radio abantu bagiye muri recording babyumva mbona ko bashize iminota 4 y'inyongera. Rayon Sport yesi kora remplacement ya Omar Nyingi igihe cyo kujya kumanika iminota ari amasegonda bayabara nyine nkaho hari iminota yariwe. Yego noneho umusifuzi wo kuruha wa kane icyo ndimo ndashaka kumvikanisha hano niki iminota kuba yari 5 no kuba match yararangiye 5 itageze nibiko byari bimeze kubera ko umusifuzi wa kane yazamuye iminota 5 ariko muri communication yari yagiranye n'umusifuzi wo hagati imbere yari iminota 4. Ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye urimo nabyumva. So rero ikintu cyabaye iminota yari yanditse kuri televiziyo yajyanaga na taburo nyine igihe umusifuzi wa kane yazamuriye. Icyaba cyarabaye rero hashobora kuba harabaye communication itari intact hagati y'umusifuzi wo hagati n'umusifuzi wa kane akaba yamubwiye ko ari ine akamanika itanu awakishyiraho iminota 5 nabwo yibeshye ntaze kubiremarika ariko iminota ko yaramanitswe ari 5 yari 5 ku umukino wararangiye ari iminota 4 n'amasegonda 11 ni inevitable niko byagenze. Ubwo byabisigaye ni communication hagati y'abasifuzi. Ikindi gitangaje abasifuzi batanga interview ubwo ni raporo bagomba gutanga niyo igomba kuzabigaragaza. Hanyuma ikindi kitavugwaho rumwe Rayon Sport hari situation akaba yarabonyemo penalty itegwa rya Aziz Basane ngengeraje kuri video iriya incident naha amanota make abasifuzi kuko iriya nikosa yaratezwe akaguru habayemo contact igaragara obvious. Akenshi bibaye gutya equipe yakorewe iryo kosa yatsinze match ntabwo biteza impagarara ntabwo biteza impaka no kurega kenshi nibiba ariko navuga ko hari habayemo ashobora kuba harabayemo kwibesha kuko contact iragaragara. Ushobora kwibaza impamvu Celestin yaba atarabonye iriya kosa watanga penalty kuri Rayon Sport bogre malgré iryo kosa ryari rihari. Ikindi abantu bibazo ni karagatwenge mu gusoza match muri ko gusoza match muri ibyo tutavugaho rumwe karagatwenge ka kumusifuzi witwa Celestin barakibazaho ariko ni match ari mu mvura yabagoye ko ari match intense ibintu byabaye karagatwenge arimo kwiruhutsa kwa match yarangiye kiragitwenge hano cyavuye reka magusobanurira kiragitwenge cyangwa umusifuzi atabimbwiye hari umukinnyi wa polisi wiramanse cyane bamaze gusoza umukino abwira nabi Celestin urabona ko akundi umuntu aguseka kunyega donc yabwiye nabi Celestin ndetse niba munabibona yakoze ku kibuno ashaka kumuha ikarita yuko yamubwiraga nabi yashoje match abakinnyi ba polisi bajya kurekrama hari umwe wamubwiye nabi ashaka no kumuha ikarita y'umuhondo bira byo kwisetsa yari arimo aramuseka ni nko kwa nyega umuntu uvuga ati mbwiye ntacyo avuga ati urayirokotse shati nuko match irangiye hanyuma arakantu kamwe tugiye gusorezaho umusekirite wateze uriya mwana w'umufana wa Rayon Sport uriya nizere ko ubu ngo batariwe uriya mugabo yakoze amakosa ni ikintu nikurikiraniye n'amaso yanjye uriya umufana yinjiye mu kibuga akora pitch invasion nibyo ariko match yarangiye ariko kumutega kurinda ubwo gusha amazuru
mbere na mbere kwinjira ni ikosa ry'umusekirite. Abasekirite mumenye ko ubundi hari nabonye bavuga ngo nibyo ngo abasekirite basanzwe batega ngo abafana, ariko umva amutega gute? Umutega ugira ngo umufate mu kibuga, umutega ugira ngo umufate, ubona ko amutega akamwubara akamufata, ariko kumutega ukamutera jido akagwa muri metero 5 ku isima, hariya ashobora no gupfa, ashobora kubita umutwe hasi ukameneka, ashobora kumara yarakutse ntawamenye icyabaye. Ariko iyo insida abantu bashinzwe sekirite bamaze iminsi banitwara nabi cyane mugomba kubikurikiranwaho. Federasiyo ikwiye ntabwo ibintu byemewe, inacceptable cyane, image iri horrible, ntabwo ari byiza rwose. Hanyuma n'abafana ba Rayon Sport bamenye inzoga kuri songa mbere y'akavuke ngo ariko biyunze ngo byari bisanzwe kwa kuganira nyuma ya match. Nguranye kongera kubona Hakim mu bugingo agaruka muri 11 ntabwo byari byitezwe ko n'umukinnyi wari umaze iminsi agarukwaho mu by'ukuri meforme byatewe na Fabrice amahaye umwanya mu mukino ubanziriza hariya Rayon Sport yari yatsinze Rutsiro. Muri match ya Rutsiro Fabrice yakiri iminota 45, yego, ariko akora amakosa menshi cyane, ubona ko rwose uko byagenda ko ari shampiyona igeze ku muntu utarakina imikino 10 kuva ino sezo yatangira, kuva muri tsinda batsinde ugahita wisanga muri Rayoni gitutu cya shampiyona kurusa ahantu igeze. Twanabibonye na bare bisikeri mu mizo yabo ya mbere muri Arsenal yaje abona amakarita. Ntabwo abakinnyi bacu batoya baba baraciye muri parikuru, navuga ko n'imikino yabo ari mikeya cyane kubijyanye no ku rwego rw'abato kuriyo hari pressure atabasha gusporta. Iri changement twavuga iri gagnante ku mutoza Rwaka Claude no kugira ikizere niyo nzima Olivier Sefu yamaze iminsi akora cyane, ubona vraiment ari gukora cyane ku buryo bukomeye, na shape ye mwarayibonye ko ari umugabo ufite shape nziza. Yaramaze iminsi rero akinisha Richard ahasa nko kuri 6 ari kumwe na Keve ku 8 ndetse na Rukundo pa play, ariko birasa nkaho mediane ikipe ya Polisi tumaze kugarukaho yari yamukanze, none habona ko akenemo un véritable numéro 6 numéro 6 de métier wanyawe, none bituma Richard na Keve bagira liberté. Nacyo cyari cyemezo mu by'ukuri na Sefu umubiri wamukundiye nawo mushidikanya, kuko Sefu n'ahantu hose yakinnye yawe muri Kiyovu, APR, Rayon yakuriyemo, no mukinnyi kuri 6. Ni deba zabaye igihe kinini, igihe hari n'abandi bakinnyi bakomeye ko ari umwe mu bakinnyi beza bari hano mu Rwanda. Wenda umubiri ushobora kudakunda, ariko experience ye kukina zino match z'agapingane, match ziko zifite igisobanuro gikomeye. Numwe mu bakinnyi n'ubu ngubu dufate nk'urugero, ntabwo yakinye imikino myinshi muri no mwaka, ariko umwe mu mikino yakinye abantu benshi bayibuka match y'ibitego 2 kuri Muhazi, navuga ko ari nayo match de reference ye muri no mwaka y'imikino. Nabwo yaramaze igihe kinini adakina, hari wa mugabo w'umurundi Majaliwa yari yashwanye n'umutozi Musanze, birangira Sefu agarutse mu kibuga atsinda ibitego 2. Ni umukaseri mwiza ugira igikweto, abakinnyi bagenzi baramuzi ko ari umwe mu bakinnyi baba bari navuga ko ari aggressive cyane, kandi abakinnyi benshi ntabwo babikunda. Ari aggressive akugeraho kabisa, Godio ukayumva yari mari muzima, umubiri wamukundiye, afite abakinnyi beza baba distributeri beza hagati mu kibuga, ari buze kwambura imipira yihereza mediane ya Rayon Sport. Aho ngashaka yageze muri sezo, muri bihe bye bya Rayon n'umukinnyi ugira amasezo, muri sezo agira amasezo, urumva muri sezo imwe agiramo amasezo, agiramo sezo zo kuruhuka no kuryoherwa n'ubuzima, akabaho nk'umubyeyi mu papa, urabyumva, akagira na sezo zo gukanguka akavuga ngo tiens siko ndangaye nakazi nazabura akazi, akongera akagaruka mu kazi. So ni ibintu bitari professionnel, n'amakipe menshi mu by'ukuri bigoye kwabaho mu ubwo buryo. Bivuze ngo hari amakipe yabamo n'ayatabamo, yakudahozaho n'ikintu niyo cyamukuye Kirongi, kandi nta kindi kiba cyabaye, wenda ngo yavunitse imvune igihe kirekire, no, agira igihe cyo kuruhukira muri saison. Ibyo bintu by'amasezo nibyo byamukuye muri APR. Bivuze ngo wenda yamaze kudesida kariyeri ye ko ari kunyunyuza wenda iminsi ya nyuma ya kariyeri, ariko mu buryo bw'professionnel ntafite n'imyaka itari. Sefu ntabwo ari mukuru cyane, Sefu ntabwo ari mukuru, Sefu yonde ari mu isonga, ari muri babana Baptiste yatwaye muri Rayon muri 2010. Ariko ikintu cyo kugira amasezo muri sezo, ese Sefu ari imyaka 10 ishize akina mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Iri mu makipe ashobora kwihanganira abakinnyi abadashobotse, niki kipe z'abafana iri mu makipe ashobora kwihanganira abakinnyi
badashobotse abatari beza no mu kibuga bakagumamo igihe kirekire ariko nayo nuko nayo abakinnyi bayihanganira kuko nayo ntabwo ibakira muri kondisiyo ntabwo bakira muri kondisiyo zatuma ibategeka ariko vraiment nka match ya Sefu y'ejo incroyable yagize match nziza cyane byatumye Richard akina ari un peu libéré afite iyo liberté muri mediane ashobora kudistribuer ballon ariko twanavuga ko nk'ikipe ya Police FC hari nabonye commentaire Kayishema yakoze ejo Kayishema mugenzi wacu muri televiziyo ku mbuga nkoranyambaga nabonye video bakase mu kiganiro cyabo cya Max TV yego ni kick off kick off arimo aravuga ngo esi polisiyo bundi pare wayo ni ibaho gute igira izihe ntego ninde uyireberera ninde uyishyiraho pressure kore yigira abasaza aperi kagira eta majoro y'ingabo iyishyiraho iyo pressure icyo gitutu cyo kumva ko bagomba kuba abatsinzi wareba n'andi makipe gutyo Kiyovu ikagira general amakipe y'uturere agira baba yabaza imihigo bagira pressure n'abafana n'ibindi Police FC nk'ubu urabona sezo yabo iri pire ariko nta muntu uri kuvuga ko Mashami Vincent yagize sezo iri pire ndetse nta n'urimo kuvuga ko akwiye gusimbuzwa bashaka umutoza kwa gatandatu hano mu kiganiro baramubaje ati niki muri polisi cyabaye kibi aravuga ngo icyabaye kibi ni umutoza muri inshuti yanjye ariko ntago muvuze ararengana ariko urebye polisi mbona ari ikiganiro cyafata igihe kirekire kuko polisi ubwayo uburyo bw'imyubakire n'umuntu wazanye igitekerezo cyo kwishinga mbona hari ikintu yibagiwemo ikibazo polisi ifite ni polisi ubwayo imiyoborere yayo n'uburyo yubatse uwayishinze afite intego kandi makipe none se ko handball zitsinda ko volleyball yatwaye igikombe iyi ni ikipe yatangiye sezo iri mu mafavori b'igikombe cya shampiyona ko iri yagiyemo n'abakinnyi benshi bayindi musanga n'abakinnyi bagaragaje maso ku isoko ikipe yateza agapapuro yo sport polisi nta muntu ibabaza icyo kibazo gikomeye cyane kuba ikipe ibayeho idafite umuntu udashobora gusinzira kuko yatsinze ko n'abapolisi baba bari kuri stade itsindwa bagayiseka ariko ubwo bubi bwa Police FC ntabwo bwakoraho guha credit ekipe ya Rayon Sport ni match wayiteze ndavuga bakeba na declaration z'abafana bamwe na bamwe mwabonye barujugiro bavuga ko Rayon itsinda Police atazagaruka ku kibuga n'ibindi byinshi byabaye yari match ya pressure iri hejuru cyane even natwe turi hano hari ikiganiro twakoranye na Rugango ndabyibuka tuvuga ati Rayon Sport ifite icyumweru kigoye namuko icyitwayemo neza izabiharuye inzira imwe mu zikomero zarimo ni ikipe ya polisi kuko polisi individuality ni ekipe ifite abakinnyi ugiye gutondeka line-up za shampiyona yagiramo abakinnyi babanza mu kibuga mu ikipe ya tujye muri match n'ubundi uko kugorana kwa polisi byari bihari ku munsi waje igice cya mbere cy'umukino cyarangiye nta kintu twavuga kidasanzwe kibaye muri match yari umukino wakinirwaga hagati cyane nta occasion yayandi ari net cyane yari yagaragaye igice ariko tunabizi ko muri sezo Rayon Sport itsinda mu gice cya kabiri urebye akenshi Rayon Sport ikora ibintu byayo muri deuxième mi-temps nyine mi-temps mbere ntabwo bakiriye amahirwe menshi ariko ubona abantu bafite icyizere cy'uko mi-temps ya kabiri Rayon ishobora gukora geste yo gutsinda ibintu byiza igice cya kabiri cy'umukino kigitangira ku minota 45 binjira mu kibuga uwo bita Abedi Biramahire yahise asimbuzwa Ishimwe Fiston bivuga ngo uwo bita Rukundo Abdulrahman Papley yahise ajya gukina kuri attack nka pivot hanyuma Ishimwe Fiston aca uruhande rumwe urundi ruriho Basane hari impinduka iyo mpinduka hari icyo yakoze mu buryo bw'imyubakire n'imikinire kuri Rayon Sport ndetse uburyo bumwe bwari bwabonetse ni umupira mwiza cyane bahinduye uva muri corner abakinnyi bakina kwa nyine bakora icyo bita jeu d'icor basimbuka umupira basigira Rukundo Abdulrahman Papley ari mu rugo rw'amahina ari imbere y'izamu wenyine umupira utera petit file niyo occasion net ya mbere yari ibonetse mu mukino uvuga ngo iyi ngiyi yagomba kubyara igitego so indi occasion yabonetse ni occasion y'igitego yatsinzwe na Ishimwe Fiston ku mutwe marquage binyine ba defenseur ba marquage kuko bundi mu buryo buri reyere buri normal muri ba defenseur baresha kuriya ntabwo bundi Fiston afite amerwe menshi yo gutsinda umutwe ariko bahagaze nabi abakoraho ponyora ohereza mu izamu so bahagaze nabi cyane Fiston atsinda igitego nyuma ku munota 83 na 2 uwo bita Rukundo Abdulrahman Papley yakoze ikosa
rimuviramo ikarita y'umutuku. Iyo karita y'umutuku duhite tunayijyaho kuko Cyane. iminota ndabona irimo iragenda yihuta cyane. Maze kumukurikira mu kanya gato ku rukuta rwe rwa Instagram, amaze kwandika gukora ikisa na statement asaba imbabazi abareyo. Umva uko abivuga. Yavuze ngo nje Abdurrahman Rukundo ndashaka gusaba imbabazi umuryango wa Rayon Sport kubera imyitwarire mibi nakoze mu mukino nakinnye na polisi, nkaba narahawe ikarita itukura. Ndasaba imbabazi abafana n'abayobozi ba Rayon Sport, sinibagiwe abatoza n'abakinnyi mu muryango. Iri kosa ntirizongera kubaho ukundi. Murakoze, ndagukunda cyane. Rayon Sport yageragezaga ndagukunda cyane, ashyiraho udutima tw'ubururu n'umweru. Rayon Sport usesenguye neza ubundi mu buryo buri normal, ntabwo umukinnyi akwiye gusaba imbabazi yabonye ikarita y'umutuku ngo anasezeranye abantu kutazabisubira, kuko ni ziba ari bimwe mu bigize umukino, kuko amakarita y'umutuku ashobora kuzakomeza kuyabona. Birakwereka pressure iri mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kubera gushaka igikombe, n'imaze iminsi yivugwamo byo kugurisha match, kurya amafaranga y'abategura match, kugurisha ekipe muri rusange. Hari abakinnyi bari ousted bakizwe hanze muri ekipe kubera izo mpamvu. So mwendere rero ukabona ikarita y'umutuku bishobora kuba traduit mu buryo bwo kugurisha ekipe, gutanga ekipe bigambiriye. Nicyo kintu yagereza kugaragaza ko ntabwo nashaka gutanga ekipe mbigambiriye.